uburyo iyo mvuze ko habaho ibigoryi nuko ibanga ibigoryi sinjye rihimbye mu Kinyarwanda arwana rihimbye ariko ni igitutsi oya ibigoryi narahimbye itegeko rihana umuntu watutsuri itegeko ryitwa ijambo ryitwa ikigoryi uvuga ko uruje umuntu ubwenge kandi ijambo ryitwa ikigoryi ntago Mutabazi yarihimbye kabiri ntago bivuze yuko nta bigoryi dutunze mu Rwanda kuko nta n'umuryango buri kigoryi uwo mugani sinawuhimbye ibyo kubera yuko abantu bafite impamvu yo guharabika ifitanye isano na politiki iyo matora yagize iyo imidite muri ya mezi 3 naje kwishyura ese ubundi iyo matora wagize ngo ni mwebwe mwinjiyemo mumenya ko ihararo ko mwinjiyemo kabiri kwinjira muri kiriya cyumba no gufotora biriya bintu bigize ibyaha ya matora kuyihagarika byagenze gute namaze amezi 3 nkaba muri Riyanzo reputation ya Mutabazi ntago uza kuyinyeganyeza muri media uko iboneye ngo bikunde nanjye nakomoje hari ariko sinerura cyane ndavuga nti ariko umuntu yabaga Miss agahita ajya Dubai yaba Miss agahita ajya Nigeria ibyo bintu ndumva ari nge muntu wa mbere kuko nimba navuze ko ari nge uhagarariye abasesenguzi nuko ari nge uhagarariye abasesenguzi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire actually yes uyu munsi rero nkuko mubibona tukaba turi kumwe na Avuze Mutabazi akaba ari nawe tugiye kuganira mu buryo burambuye turi kumwe n'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye ariko turasana kuganira byinshi bitandukanye Mutabazi uraba neza ndabasuhuje Abanyarwanda mwese ndabashuje mwari maze igihe kigera nko mu byumweru 2 mutambona ntago navuga ngo ndagarutse kubera ko ngarutse gusezera sinzi uko icyo gihe babyita kubera ko ndabizi ko muri abanyamakuru bakora showbiz abenshi ariko nanone ngarutse mu isura nshya y'umunyapolitike sinkiri wa musesenguzi ngo wenda uri bumubwire ngo sesengurira ibi sinkiri wa muntu uri buvuge ku bya showbiz n'ibya mitemeri y'abakana baruntuza ariko ndagerageza gusubiza ibibazo byanyu ko byamera kose abantu muri showbiz ikintu bakundira ngiyo umuntu mwamufashe nk'umuntu w'umustar cyase ufite izina ngo rizwi ikimubayeho mubasha kumutega kamera cyangwa se kumutega microphone so rero nagiraga ngo ntazamara ukwezi nashyira 2-3 ntaboneka abantu bati Mutabazi yishe itangazamakuru ko sindi Mutabazi yishe itangazamakuru nimba wenda ari nabakoze ibitero cyangwa se bakanga bayibitero bagamije kuvuga ngo Mutabazi ngo ari disappearing tumubure cyangwa se atinye kugaruka mu ruhame ntago nabikoze kubw'impamvu yabo nabikoze kubw'impamvu yanjye ijyanye na kariyeri yanjye ku buryo rero nta kibazo mfite kuba na facing itangazamakuru nkaba nifuza ko uyu munsi munagerageza kumbaza ibibazo ko icyo utari bumbaza uyu munsi ntago uzakimbaza iteka ryose wenda haniho ushobora kumbaza ikintu singikwepe next time niduhura mu bundi buzima hari igihe uzambaza nkagufata nkaho rwose ibyo uri kuvuga ntari no kubyumva ariko byibuze uyu munsi ndagerageza gushyira umucyo ku bintu bimwe n'ibindi nubwo wenda ntari bwinjire mu mizi reka nkore ijambo ryo kwinjira mu mizi ariko byanga bikunda ndagira icyo mbwira abanyamakuru ko muri inshuti zanjye gakire niwe nyishyiriye salado kwa fire mu kanya hari n'abantu bari ngo Mutabazi ngababeshya mani ngo nago yakubise kuko bitwa bibaho I'm not poor I'm blocked to be blocked ni ibintu bibaho ahubwo noneho ni cyetse rimwe mwarafunguye deba yo kuvuga ngo ntago umuntu umwapotre yaba block for some months for some by the way abantu banakoze biriya congratulations cyase tubakomere mu mashyi bravo revenue zanjye zari ku 150 ku kwezi bazisubije kuri 0 hako ndi Mutabazi offensive ndatangira kuri 0 nongere nzubake none se ubundi wagize ngo nazigezeho kubera ko ni ibintu twavunikiye turabyubaka so rero ntago turi abo bantu batinya gutakaza revenue zabo uretse kubwo nibigera mu mategeko n'imbere ya Nyundo n'ingingo yo muri constitution ivuga yuko umuntu abuze ubwishyu nta cyabazwa hari igihe umuntu akora ibintu azi ko bigiye gutuma yishyurwa ahubwo akaba agiye gukuma ingingo ifatika yo gutuma imbere mucamanza mbumwere kabiri Mutabazi mumbaza ibibazo byanyu ukomeza kuba ukomeje kuri revenue izo revenue umuntu yana kwibaza ubundi mu buzima busanzwe Mutabazi akora iki umunsi twaza kubaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye cyane ko duhagarariye Abanyarwanda muri kano kandi ko revenue bazisubije kuri 0 ubwo Mutabazi uyu munsi nta kintu akora kimwinjiriza uretse kwandika ibitabo
no gukora amakonferanse. Konferansiye uwo ni umwuga, ni kariyeri, kiretse wenda umuntu ubimpakanya nimba avuga ko Les Brown ntacyo akora, Tony Robbins akavuga ko ari imburamukoro cyangwa se ari jobless. Kuba rero kariyeri ndi kwiyubaka nyihera kuri zero, bivuze yuko iyo kariyeri idahari. Ibyo bihumbi 700 waruvuze winjizaga byavaga mu maturo kugira ngo utandakaza muri interview ko babivanyeho. Reka ahubwo mbaze ndi gupanga gukora iki nongere mbisubire. Narimbaje ngo byavaga mu maturo. Oya 750 net tarimo amaturo yo ndacyayarya. Ituro rero cyaza. None se wagize ngo iyo abantu bavuze kuri rero hari igihe basa n'ababeshya Abanyarwanda ko Abanyarwanda bose bavuze kuri oya. Hari abantu baba bazi amavuta turiho n'umuhamagaro turiho, ibyo abantu bavuga ibyo ari byo byose rero bagakomeza bagakora icyo bagomba gukora. Mu by'ukuri rero sinavuga yuko wenda impande zose atagize ikihahungabanya, ariko reka tuve mu by'amafaranga ninjiza. Igihe ari nuko muri ubu buzima n'urugendo habaho amataba hakabamo n'udusozi. Usanze mu itaba rero nanyitegeje ku gasozi. Ibintu byo naga ari ibintu byo kuba umuntu yabidoginga cyangwa ngabikwepa kwepe. Twivuga ko amafaranga ninjizaga ntakinjiza. Ko nimba nafite kontra y'ubusesenguzi ya 750. Uyu munsi nkaba ntashobora gukora ubusesenguzi. Ayo ntago navuga ko ari nabo bayajyanye. Amahitamo yanjye yatumye yigizwa ku ruhande. Turetse kuvuga ko uyu munsi atari nabashaka kumvuga ngo bampandi ma contract, ariko ntayo ndi bwemera. Kuko ngiye ntago ndi umuntu uyoborwa n'amafaranga umuntu antunze. Nyoborwa niyerekwa, nyoborwa na dreams, inzozi mfite, nyoborwa na passions. Ntago ndi umuntu banga ngo ko bantunze amafaranga nguraza yakurikiye nk'imbe bikurikiye akantuza mu ntuza. So mu by'ukuri tuve kuri aya mafaranga, cyetse ubwo numbaza turateganya none ko uzajya yakura. Ahubwo ngiye kukubaza ngo ideni rigeze he ryishyurwa ryarandi road. Ibyo ngibyo bigira uburyo Mutabazi n'umunyamategeko babirebera hamwe n'andi madeni, kuko ntago randi road ari gitangaza hano mu isi. Ntago ari gitangaza, ibyo bizashyirwa mu gasobane kamwe n'andi madeni, binahurizwe hamwe nuko ibyo bakoze byari bitajyanye n'amategeko. Bihuriza hamwe nuko byarimo kunesha agaciro ingingo ya 14 mu itegeko nshinga itabibemerera. Bijyanishe nuko byatumye revenue zanjye zihinduka zero. So mu by'ukuri rero ibyo ngibyo tuzabireba bijyanye n'icyamategeko yemeza. Ingingo ya 14 mu itegeko nshinga iravuga ngo uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe. Ntawe ushobora kwicwa urubozo, gukorerwa ibibabaza umubiri cyangwa ngo akorerwe ibikorwa by'ubugome. Uretse ko buryo umuntu avuze ko mufitanye umwana ari ubwa mbere bonye isura ye no ubugome, uretse ko sindafata umurongo wo kujya mu nkiko neza. Ariko abantu basenga Imana ubakore nka yirindwi cyabakora y'iminsi 20 na basate Mutabazi atafata inzira y'amategeko. Kuko umuntu wese wamimbiye n'ikinyamakuru yamimbiye ari je bose nakitendeka kandi muri inshuti zanjye, ariko ntago ndafata umurongo byo bateguje. Ibikorwa bidakwiye umuntu ntago wemerewe kubimukorera cyangwa ibimutesha agaciro. Nimba ibintu Abanyarwanda bakoreye Mutabazi mutesha agaciro, ibyo umucamanza niwe wabigena cyaka byemeza. Kabiri, nimba bari bafite amakuru afite ibimenyetso, fundi tino kuno banga imibare n'ibimenyetso, ibyo nabyo nibo babizi. Udufashe kugenda tunamenye ni bande uri kuvuga bagusize icyasha cyangwa se ni bande utunga gatatu. Urwego ndiho ntago ruri ku rwego rwo kuvuga umuntu uwari wese mu kanwa kanjye. Abari itangazamakuru cyangwa niba bande bakurira n'umurongo njyamo wa politike ntago upfa gushyira abantu mu kanwa kawe n'izina ry'umuntu mu kanwa kawe. Buriya waba ugiye hanze ya protokole z'uko umwuga ukorwa. Ariko ababikoze bariyizi. Ubwo wenda umunyamakuru watanze ikiganiro kubavuze ko ngo hari umwana ngo w'umwaka n'igice, buriya wenda hari nk'akantu ka message yamweretse cyase wenda yamweretse nk'ikintu kigaragaza kananzi cyangwa se tujya tuvugana cyangwa se umuntu abyana n'undi nta n'agafoto bafitanye. Byanga bikunda abanyamakuru b'abanyamwuga mu nakuzanira inkuru twika murebe n'ahantu muhera mufatira. Nk'uwinzu wenda we yarafite ahera afata ibindi aragobyora ibindi aragobeka, ariko nimba none umuntu nta n'ikintu afite uti haravamo views ko nabonye se nta nizihari.
nabonye nta na view nene mu 15 afite kandi views kuri Mutabazi kuzimukoreraho ntago bigombera ngo ugoreke ibintu himbi bidahari hateje uzavuga ngo uyu hari no waje kuri Twitter anyita ngo homosexual it's kind of abantu ba control n'ibyo bavuga burya niyo byaba ibinyoma ugomba kubiya suite logique ku buryo umuntu byumva biva go beton histoire iva avale ibyo bintu kameme hari ibintu burya Abanyarwanda ni dusirimuke ko views zo zirahari ha Mutabazi we ni views zigendera Mutaba hari kuvuga ko ntekereza yuko kuza uhimba iby'umwana bitakoze views nk'izi nyogosho iya nyinginga sakananeleta nkakora indi nyogosho ahubwo tukira ku kipike yavuyeho uri kurema views ntago mujya kumubeshya Mutabazi kabiri mw'abanyamakuru uretse nawe uri inshuti yanjye nawe nubwo wanyogoshesheje ariko ubushuti bwawe ndabukemanga njye niwe Mutabazi byose tujya tubishyira hanze none se wampamagaye se nibuze muri interview ufite umusatsi mwinshi nta mafaranga ari mu mufuka wasanga ari no kuri bank ariko ntayari mu mufuka urishyura ibintu bigenda neza wishyuye n'ibihumbi bitari munsi ya 5 banakubone babone kuri umuntu umugabo ariko tuve kuri icyo ngicyo ntago niyogoshesha igihumbi tuve kuri icyo ngicyo nubwo wanyogoshesheje tuve kuri icyo ngo nishyujwe 420 none Samu ni utera kamera mujya gukora views muhita muyateranya mujya ko uriya mugabo ubundi gihe nabahereye views ndi umuntu wo mwajya guscrutininga kuba narinda njya no kubarega ngo mwankoreye ibintu bintesha agaciro hejuru y'Magana 4 uri Mutaba kari abagabo hatagwa abandi nagesheje miliyoni byibuza muri views ikinyamakuru kimwe ibyo mbona ari byo wakabaye warahereyeho ikiganiro wakoze cyambere mwese mujya gukora ibiganiro cyo kuki mutakigarutseho ubundi ko mutari kumbaza byabaza mu muvuga ngo twabona guri gutwika inyundi je nabona guri gutwika Mutabazi tugiye kwinjira mu kiganiro neza ubaze mukanuye amazi tugiye kwinjira mu kiganiro ko nyuma yo gusaba Paul Kagame wabusabye abanyamakuru none se ubwo ibyo nibyo nkoze nyine nshatse kwabwa ngo mu b'Abanyarwanda basirimutse imvugo nkoze ishatse nko kubagaya si ukubasaba iyo biba kubasaba nyine ubwo nafite ubundi buryo nabasabamo ahubwo ni buri wese mu ikiganiro amereza senkani nkanakubeshya kare exclusivity kandi nagiye abantu 100 Mutabazi tugiye kwinjira mu kiganiro neza mu buryo bwimbitse niba ari ukutugaya tunahereye n'uburyo ugaragara ariko muranagenda buri wese amereye udusubize tugishyire ku muntu wakubiswe ubwo mwanyisi wakubiswe rero wese aravana amereye n'uvana utamereje n'ugishyiraho nkurege reporting mu by'ukuri rero turi inshuti ariko hari ahantu namwe muba mwakotoye hari ahantu mutabitwaye neza ariko nawe ari ibintu bishaka guheza Abanyarwanda ari amakuru ushaka kubaha kandi biranyura aha ngaha mumbaze kabisa reka tukubaze rero twinjira mu kiganiro neza byimbitse uburyo ugaragara ibushize abantu muri press conference bakubonye ufite pike mu mutwe bitanye no kuvugaho byinshi bitandukanye urunyumaranye n'amezi kuki uyu munsi utakigaragaramo byagenze gute ndi guca mu bibazo kandi byanezeza kwishyiraho nta bibazo ndi gucamo hatagira uyimbonaho n'ibibazo ndi gucamo ugasanga atangiye Gose ibyo wahereye urimo kumusaba ukabubonye atagusubije atagukemuriye ibibazo ukabavuze uterekanye sibe n'ubundi byose ni kimwe nta kintu byatanze ni igitekerezo cyawe cyangwa ni habaho uburyo bita sarcasm muri iriya discours nakoze cyambwirwa ruhame hari harimo sarcasm zigera muri 2 iya mbere naho nari navuze ngo nkuko udashobora gushyiraho urwibutso rwa jenoside y'Abadage mu bijyanye na jenoside yakorewe Abayahudi uvuge ngo kubera ko hari Abadage wenda Staline yaba yarabasha hari ababashije kugwa ku rugamba rwari rugamije kugera iberere ngo bahagarike jenoside y'Abayahudi yakorwaga n'Abanazi bakaba Abadage ariko ntago Abadage bose ari Abanazi ibyo bihura no mu Rwanda kubera yuko abakoze genocide bitirirwa ubwoko runaka rwanyamwishi kandi ntago intera hamwe zari zinagize kimwe kiwenda cyicumiki cyabo cy'ubwo bwoko nkavuga ntariko mu gihe turimo dukora ubusesenguzi bw'ubuhanga ibitekerezo bigibwaho impaka Mutabazi nkavuga nti uyu mumama wenda wowe kamuvuge muza vigitwara ko ari no muri bake bangaruye muri media kuko mwagiye kunyibasira wamaze nk'icyumweru anyibasiye nge na Dr Bizimana ngo dusige dukora ibyaha ngo leta katureka noneho ndashaka kugira ngo muhagame asobanure Mutabazi nibihe byaha nakoze leta ikandeka kuba umuntu arimo avuga ngo arimo atandukanya Abanyarwanda ngo yango narabi ngo navuze ngo nabajije ngo iby'urwibutso rw'abahutunga ariko ngo nyuma ngo naraburanye ngo
muri East Africa ngo urukiko rwa EAC ngo ndatsinda. Okay, usigaye uza gusenya Abanyarwanda n'ubumwe bw'Abanyarwanda witwaje ko nujya kuburanira mu banyamahanga uzatsinda. So byanga bikunda rero Mutabazi hari itegeko ry'intambara rivuga ngo kandi ko uyu muntu ngari muri ubuzima abafashije mu ntambara. Ndetse Paul aravuze ngo Imana imfungura umuryango ujye mu mirimo migari ngo n'abandwanya babaye benshi. Simbuje abantu kundwanya. Kuko ubushobozi Mutabazi mfite nubwo kurwanwa n'abangana n'abangwanya gukuba inshuro 10. Bose ukabateranya. Kandi bose bakajya bazinduka ari wo mwuga bakora. Bana byishyuriwe. Bose ngashyira ku murongo, hafata dayimoni nkazishyira mu mapaki cyangwa se mu ibaro, hakubita ngoreza mu kidaturwa. Rero umuntu utekereza yuko ndi ku rwego ngo buriya ngo bamukomye Mutabazi ntago bivamo. Sinzi nimba mwana bibonye. Reputation ya Mutabazi ntago uza kuyinyeganyeza muri media uko iboneye ngo bikunde. Sinigeze ni branding nka marayika. Ngo nze nivuga ngo ngiye Mutabazi mfite amababa ngo ndi marayika ngo Mutabazi Abanyarwanda bamufata nk'umuntu ufite ibitekerezo byazamura GDP y'igihugu. Iyo rero udashoboye kwataka ibitekerezo bya Mutabazi titote ufunga umunwa wawe abo bazimu bakurimo bakagupfubiramo. Nawe iyo ushatse ngo ndaza ngo mvuga utungutu nimba umuntu anzi ibitekerezo bure nko kwataka umuntu ukoreshwa ibitangaza wenda akaba yasengera kanseri gakira ngo inzoga kandi nta nibimenyetso uzanye nimba gisengera kanseri zigakira rwose atake yawe nta kiramukoraho. Ndi umugabo watatswe no mu Rwanda. Abagabo bakomeye nka Batibi Joshua muri Lagos baratatswe. Abagabo bakomeye hirya no hino nka abapasiteri baremereye ku isi. Ugiye kureba ibibavugo bitari byiza. Muri Amerika ba Bishop T.D. Jakes n'abandi batandukanye ntago babavuga bose ngo bavuga ibyiza. Ariko igihe umuntu afite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu akaba gifite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu, utwo tuntu ufite tudafite ibimenyetso tumera nka ya mirimo Paul yavuze ngo imirimo imwe izapimishwa umuriro ngo ishonga ishirire. So mu by'ukuri rero reka turebe ibintu mu buru buryo. Mutabazi ni views zigenda ariko inyogosho iye irazikora aho guhimba utuntu twana kujyana mu rubanza, aho kugira ngo uvuge ngo inzungo niyishyuye kandi wenda utinjiye mu mutima w'ikibazo neza ngo ubone ko harimo n'akagambane. Ngi burana ari kunezezwa n'umunyamakuru ari kuzavuga ati aho kugira ngo ibintu bisakuze kuba bikoze yarazi tariki impemberwa, yarazi tariki 1750 mbyinjiriza, yaziye mu matariki azi neza yuko muri minsi nka 15 ngo nyafate. Kandi ari byo twari twaravuganye ntashaka kuzana hano ninjya mu manzi ubwo wenda nibwo nzabizana. Ariko hari kuza umunyamakuru 2 3 bavuga ati aya turayateranyije ahubwo we Mutabazi uradu exclusivity mara ukwezi kose kubera ko urabona turayishyuye kuko wenda ayo idea creative idea itabajemo it's okay it's fine. Mwari ko wenda se munatambamiye views runaka ariko nigarukiye muri iriya mvugo yanjye harimo iyo sarcasm ivuga ngo ukutazana urwibutso rw'Abadage mu Bayahudi cyangwa se i Tel Aviv ni nakutazana urwibutso rw'Abahutu i Kigali. Iyi ni sarcasm no kuvuga ngo nkuko uruzanye i Tel Aviv rw'Abadage bakutera amabuye ni nako i Kigali nuzana urw'Abadage b'i Kigali bavuyemo abanazi b'i Kigali nubwo ubwoko bwose butari abanazi nanone ntagura buri mukuri. None ngeze na hariya ni nko kuvuga ngo nimba imvugo mvuze ngo abanyamakuru bakabe barishyuye suko mvuze ngo mwagomba kwishyura ahubwo nshatse kuvuga ngo bisoundinga kuvuga ngo ni gute umuntu wabahaye views buri wese miliyoni akayishyuza bijyanye n'ibiganiro namuhaye wenda ubona haye bike akaba yarishyuje amadolari 50 wenda niyo navugayo ni gute 400 mu bibesije inkuru. None ukabona buryo umunyamakuru ashobora no kugoreka inkuru ikava hano byari byo kuvuga ngo gete umuntu yifashishaga mu gihe umuryango wa mu ntara ntago hari ukuntu bimeze bitari gusobanuka neza ugategereza na version ya Mutabazi. Ariko mu gihe ibyo byose utabikoze ahubwo abantu bagahita babyambikisha kuvuga ngo Mutabazi ngo ageze ku rwego abura yo kwishyura inzu. Nge nabaga mu nzu y'ibyumba 5 muri Kigali nari narishyuye amezi nanasizemo amezi 2 nigira mu ntara ndavuga nireka mbe nigiriye kurya ibikirayi cyo mu majaruguru undi nzagaruke. Abavuze ko iyo nzu yakorerwagamo ubusambanyi nicyo bababwira Mutabazi tukira kuri iyo neza ni ikivuga ngo imvugo iri sarcastic navuze mvuga umukuru w'igihugu abantu bagatekereza no Mutabazi deni rye nirye
riri personal kuri we kuko ndatekereza yuko umuntu wese ufite ubwenge buzima yari kumenya ngo Mutabazi mfite abakunzi batari munsi byibuza y'ibihumbi 10 bumutse babandi barwa rutabura kuri Mutabazi kutubuza abasanzwe na miliyoni yagera bigaragazwa na views mbagiraho kuko nagomba naje ngo mvuga ibintu mbigobyorera aho ntekeza ko abantu bari gukunda ako cause press conference nibaza Mutaba reka nkomeze sorry naguragera ku rwego rwo kunca mu ijambo usigaje imyaka 20 yo kuba wamvugiramo wowe noneho havuga ngo abo bakunzi simbuza abantu ibihumbi 10 bambwiye ngo nimbabere role model ndahamya yuko Abanyarwanda basabwe kuba role model n'abantu runaka ni baki abo bantu ariko bashyira ku murongo hababwira ni mwikore mu mufuka tureko ko twayegeranya miliyoni 30 kuko njyewe iyo ngiye kureba ideni sindeba udumbi 400 ndeba ideni mu mwuzuro waryo noneho rero havuga ngo nimba ntarabwiye abakunzi banjye ngo niduterateranye erega hari nabagiye bagira ibibazo by'abana barwaye bakavuga bati muyaduterateranyirize miliyoni 50 akoneka iryitana none se baturuja kuba twarakoze umunwa muri iyi media ubusenge sinari kuza nkarira nkarambarara nkikunenganiya muyateranye nkana recruiting abantu bari bumfashe kuyakusanya nimba rero ntaragiye mu bakunzi ngo nyakusanya aribo nakoreye aribo nahaye ibitabo by'ubuntu free copies ntago abantu bagomba gutekereza ko none ngiye kuza kuri his excellence my role model my hero my everything ngo ariwe mbwira ahubwo ni figure de style nakoresheje mu buryo bw'imvugo no kuryoshya imvugo sarcasm ahubwo abantu bakunda bango Mutabazi turakemanga murakemanga ibiki mugiye nkoresha sarcasm muri literature ibintu byo muri literature nimba ubwabyo utanabishoboye nkagiye abantu bamenya intege nke zabo n'urwego bariho bakabyimenyera cyangwa se bakamenya ngo muri media at least nako baza Mutabazi kuko no kuri Twitter nahise mbyandikaho ku mugoroba ntarajya kure mbonye abantu batangiye kubigira birebire abano mwanyumvishe nabi imvugo nakoresheje yabisobe reka wenda nkomeze n'ibindi bibazo ese nta bindi bibazo ko ndi kubona umunyamakuru mwambaza kandi kamera nyinshi ikibazo gihari kugeza wenda cyane ibyo mutekereza ko biri ambalasa ibyo byandi mutekereza ko bisebetse cyane nicyo twari tugiye kukubaza kugeza ubu ngubu wenda utubwiye impungenge ufite natwe dushobora kuba dugize amakenga ese twakuba hari impungenge nyinshi zuko ibyo winjizaga byose bishobora kuba biri hasi none ibyo ninjizaga hari wabinyubakiye reka tukubaze rero ikibazo kiragira kiti it's not impungenge it's a challenge and a challenge for me it's an opportunity kuri njyewe iyo haje ikimpinyuza aba ari igihe cyo kugira ngo nigaragaze no kugaragaza icyo nshoboye kuko ngiye icyo ngicyo nacyo ncuruza iki mu bitabo mba mfite ngo nimba uri hasi nimba wakubiswe c'est pas la fin du monde après les échecs la vie continue ushobora kongera ugakurikira inzozi zawe ushobora kongera ukagera kuri targets zawe none rero ikibazo kiragira ibyo bije na amahirwe abonetse neza cyane ikibazo rero kiragira kiti aho turi none ahubwo nigishe ndi n'urugero kuri bo reading by example muri leadership tubyita reading by example yes rero tukaba twibaza tuti wenda ntitwaba duhagaze ahangaha imibereho ya Mutabazi imeze nabi ku buryo ashobora no kuba burara muri Kigali ubundi ubayeho ute muri imeze Kigali ntabwo nyituyemo nta na ghetto nta nake nzajya ntaha ibyumba uko byamera kose nzagaruka hari ibyo nagane na madamu twemeranya yuko mba ngiye mu ntara kuko nawe nihatuye kandi wenda nimba bamwe bagira abadamu bakaba babaha ibitekerezo mukabipinga we yabimbwiye mu buryo buri konvenka arambwira ati waje ukamanuka abanguhatamakeya hari aheza mitari myiza imibereho yari itangiye kuba mugiye mwe muri gutwikanye nta nibyo amenye mugiye muri mu gutwikanye mba ndimo nakira amakeya y'amapaki ariko apotre ntabwo amagambo wavuze ku ituro uca ituro ari yashobora kuba gukoza akatuma ukubitwa nk'uko watangiye ubivuga none se nahamagawe nande ni Imana impamagara nimba inyemeza kuvuga ituro niyo nabandi buri vuga bagaca umutwe rega ba Paulo bafashe intorezo bakubita umutwe uvaho hari igero umuntu ajyanye ngo Mutabazi ari intorezo bari banshyiraho hayo ubuyobozi bw'u Rwanda tubanye neza ibyumba abayobozi rwose mu gitondo bancaho bati muntu w'Imana nanjye nk'abasuhuza tubanye neza abantu b'abagabo nyabagabo bazi ko ideni ribaho tubanye neza
basuga bo nibo mweye amadeni hari abagabo muri Kigali bafite ideni rya miliyari banagenda muri vewiti kugisabwa ngo none se ukijagenda muri vewiti kandi hari uwo nari inzu ifite yanjye yarafite ideni rya miliyari n'igice yarazamuseragera muri 2 n'igice ko mutarikoze inkuru mbese ubundi ntabwo azwi donc ikibazo rero ni ikizina rya Mutabazi kideni rya Mutabazi izina ryawe abantu benshi bibaza ko iriya nzu wabagamo utayibagamo ahubwo wajyaga nehagaragara ikiro kivuga y'iki Mutabazi iranzo ntiyari y'ubusambo na karakamatera ikibazo nicyo mwatinye murakwepa muri barangura muragenda wakikubajije uragikwepa none se ubwo igihe muzaba murimo mumbaza abaganyaweho umwana washoboraga kuba yanyayeho kuko ni matera bayibonye yagaragaye n'ibizinga ngomeze mbabwire byo agantu kizinga niko kabiri ubu ko mwananiwe kumbaza ya matora n'inzu nabagamo aribyo turimo kubaza ubu nimba ndi kwagirizwa yuko ndwanya igihugu none umuzanatinya kuntunga kamera aho ngaho twanakwica muri abanyamakuru w'abanyabwoba aho twakwica ikibazo mwakase murakata wakibajijwe urasimbuka umva tuvugane iki ngiki wagikwepa umva tuvugane ibi ngibi ikizinga kuri iriya matera ariko kabiri umva tuvugane ibi ngibi none se mwebwe mwese muzana iby'ibizinga n'abafashe amashusho ajyanye n'ibizinga mukabura ubwenge bwo kubona yuko inzu iyimaze amezi oya iya nzu inabamo imidite biragaragara ntago ari ibintu bidasanzwe oya ariko apotira aho hantu matera twasanze imanitse yari ihagaze ntabwo yari byamye hasi ntabwo nsubiriza so nimba rero hariho icyo kintu cyo vuga ngo ahantu hari imidite matora ibiri bugira ikibazo ndetse rekana nakubwira ngo iriya matora kuyihagarika byagenze gute namaze amezi 3 nkaba muri iriya nzu uriya mugabo mvugishije ndamubwira buretse hari utubazo mfite amafaranga aho nzahagira nzayaguha yuzuye ku munsi nahagereye ntacyo uzahomba hari ikibazo ufite cy'amafaranga arambwira ati ndi umukire urabizi nta bushobozi mbuze ubwo sinshaka kwinjira mu binyoma abantu bagiye bazana n'impamvu babizanye nibo babizi njya basengera Imana nkabanga Imana izamfashe hatazagira inzego zinjira mu kinyoma cyabo naho gitangirira kuko hari abantu babigwamo ntacyo reka tuvuge ko ibintu kuko hari igihe uzasanga umuntu yabijemo hari abanyendonke bambwira ati genda dukubita uriya muntu turamurambiwe uwo wenda we bifite uruhengekero ariko se nimba hari abashumba b'abaryandonke babizanyemo akagambane hakazamo n'abatahira b'ibigarasha abo batahira b'ibigarasha bo bizabahira reka icyo tugisubike iyi ni platform ya showbiz reka nta kizamura cyane ariko ndabasabira ku Mana ngo bitazabahagamo uwabikoze wari ukwitwikira nta kibazo nge sinanarwanya umuntu utwika murabizi ko no kubyiriya nzu abanyandikaga naga ni mutwike mukora akazi kose ahubwo mwarantengushye ntago wajya ni mukizi gukubitira mu mavi kubita kuko reputation ya Mutabazi ni nk'urutare reputation ya Mutabazi nese ko nigeze ni reputinga nk'umuntu wa marayika ntago nigeze ni reputinga nka marayika naje mvuga ngo mfite ubwonko ibirimo byahirindura ubuzima bwawe so byagaragaye rero nkuko n'abafite ubwonko burwana muri Ukraine ntazabura utsindwa intambara ubwonko kuba ari ubuhatari ntibikuraho yuko hashobora kubaho igihe bwisanga mu kibazo runaka ariko ikigaragaza ubuhatari nuko cya kibazo kijyamo ntugikwepe ntugitinye ariko warangiza ukanongera ukagisohokamo wemye uzamuye irugu baravuga ari umufaransa wavuze ngo si tu es dans la merde jusqu'au cou tu évites de baisser la tête je suis pas dans la merde jusqu'au cou niyo mpamvu nemye nakubika umutwe nawubura so angaha rero tugarutse muri bya binyoma byanyu umuntu namaze amezi 3 ntaba mu nzu nkagaruka irimo iyo imidite nkamwishyura ibihumbi 195 trace de transfer yayo ndayifite n'ikindi gihe yabonaga amezi abaye 4 nimba narishyuye 3 ane nta okay nako ngarindwi anyway uwishyuye 3 atabayemo uzi ko atakanagiyemo n'umunsi wa rimwe n'ubundi ukabona 4 atanarageze uyampamagara ari kumwe n'umuyobozi w'akagari nkamubwira ngo nkuko ubwashize twabigenje aho nzazira n'ubundi hari utubazo ndimo nkemura
uzigiye mpemberwa ariko nuko ukwezi n'impembwa rye ntazabona uko mbikemura ariko igihe nzazira ngiye buri kwezi guciyeho mba mpombye 60 kubera ko mba nzayongera kuyo nzakwishyura ibyo kubera yuko abantu bafite impamvu yo guharabika ifitanye isano na politiki iyo matora yagize iyo imidite muri ya mezi 3 naje kwishyura ese ubundi iyo matora wagize ngo ni mwebwe mwinjiyemo mumenya ko ihararo ko mwinjiyemo kabiri kwinjira muri kiriya cyumba no gufotora biriya bintu bigize ibyaha buriya Mutabazi nshatse no gukira iri si cyo gushaka umwavoka mwiza ubundi ngahera ku murongo uriya ntabwo yizewe oya ntabwo bivuze yuko atizewe tukiri kuri matora icyo ngicyo ni wowe ukizanye nko kuvuga iki rero Abanyarwanda nibajye bakora ibintu bagire imbago runaka bahagarariraho cyane cyane igihe bazi ko badafite verisiyo yuzuye ya affaire ibyo rero ubuse biragira ngo bizajye muri media cyangwa se bijye mu manza abantu bari kuburana inzu yawe yagiraga imidite ngurabona Mutabazi kuba naracecetse suko atari ngiye wari mukuru ko muri affaire ngiye wari mukuru ese yapari yabira bikoresho kontra ifite ikivuga ivuga ngo aho nzira simpaba buri munsi aho nzira nkwishyura yose simpaba buri munsi aho nzira nkwishyura yose naho ibyo umuntu ushaka kuvuga ngo sinahabaga ngo nahazaga nje gukora ibyo ngibyo nimba yumva ko ibyo bintu atari harabika cyangwa se gusebya Mutabazi yagenda akamenya ko urugo rwanjye rwabaga muri Kigali nkagira n'indi gato muri Kigali kuko ibyo ngibyo byaba biri rushe ariko namenya yuko hariho kuba mu ntara yagombye no kumenya yuko na mbere yo kugira iriya nzu nuko iyo nabaga ntari bujye mu ntara cyangwa se bwanyiriyeho nabaga ngomba gufata hoteli none se ko mwe muri abanyamakuru ubwo simwe mwakabaye mufite asubundi mukora ubunyamakuru bwanyu gute unarinzi ko abanyamakuru akubaza yakumva ikintu uvuze gifite elema iri contre yacyo agahita yicomekamo kugira ngo balance inkuru wenda simbigisha umwuga wanyu byaterwa na views aho uko ziboneka ariko ndagira ngo mbibutse muribuka ijya abantu havutse saga ya Mutabazi ngo yavuze kuri Dr. Edward Nyirene nose navugaga ibiki navugaga ibintu byo bwango njemba mu ntara iyo naraye muri Kigali ndara muri hotel iyo ubwayo nere migaragaza ko Mutabazi n'uyu munsi se nimba ndi kuvuga yuko wenda ntanzu nsigaranye muri Kigali yari yose kubera ko byabaye ngombwa yuko umudamu afata uwo murongo nanjye nkafata icyerekezo umudamu atanze wenda banyu bo wasangamo bafungana umutwe ariko nge nafashe umurongo icyo gihe wo kumwumva kuko nimba yari gupropose keya nta muntu wanze keya kuwo yishakiye yakoye ariko se ubwo bivuze ko uyu munsi ninkenera kurara hano kamemu ntabwo ndi burare mu kirere ibyo rero byo kutagira verisiyo yose y'ibintu ahubwo umuntu akamera nka wa munyamakuru wari umaze kumbaza ngo yabonye ngo mparitse imbere ngo y'amazu ya muzehe abantu baza bafite propaganda bashaka kuminjagira no kwinjiza wenda ubwo wasanga navuze ngo nari mpagaze imbere yiwe yagiraga ngo arebe ukuntu ampuza nawe ibibazo nibivuka bifate nge na muze hari abantu bafite imigambi y'ubugome n'urugomo kandi abo bose bari hagati muri twebwe ati waparitse imodoka ngo uri kuganira n'umusaza ngo barakubonye n'amafoto arahari none ubwo kugira ngo dufata ubundi nge nkunda kubwira abantu ngo nge ntago kugira ngo nkwereke yuko nimba ubeshya cyangwa ufite ubwenge buke bitambikwerekera aho ngaho bitambidemontra aho ngaho kuyo ngaragaze ko abantu babeshya muri zisaga zose muze kuva nagiye ibyumba by'umweru bibiri bishize uretse kuba namuciyeho nkamusuza gutya akansuza uri nahase ndahari sawa nzashaka umwanya nze mu rugo tuganira ntago turabo yamenye ibyabaye ibyo ngibyo kiretse ari muzeho bikwibwiriye ubwo se ko namusuje gutya ubwo urumva ntago rero wambaza ngo yamenye cyangwa ibyo yamenye n'ibyo atamenye cyane cyane ko muzehe ni umuntu w'imfura ni umuntu w'umunyamafaranga abakire buriya bagira uko bitwara ntago ari umuntu w'utuntu twinshi tw'amagambo kuko ubundi hari n'ibintu byinshi bijyanye n'uwango numvishe ibi n'ibi nabyumva na mama kandi nawe ntiyigeze abizana cyane ko hari benshi bagiye bavuga no muri comment ko muri iyi minsi ushobora kuba urimo uramutera agahinda kubera ko nta cyabuze wowe ukaba urimo uragenda umusebya ntugere icyo kibazo ntabwo kivuze kubera yuko ushaka kukimbaza nk'ikibazo ahubwo ushaka kugira ngo nimba cyaravugiwe ahandi ni wawe kize kuhaza nk'igikubitira Mutabazi mu mavi reka nigarukire ntacyo abanyamakuru mugira ibyanjye
kuvuga ngo umuntu aricara hano akimagine ibiri mu mutwe wakabarira Jean Damascene. One Jean Damascene ni umukire wasanga ubivuze ari nyakwijya nako nyakwijya nimutindura aho nyine nyakwijya nyakujya ntago bavuga nyakwijyaho nyakujya vora nyakujya ntago azi mentality z'abantu bari ku rwego rwa kabarira Jean Damascene uko batekereza. Mu byukuri iyo aje kubivuga wenda ari kubona byazana views, ariko wenda aramutse aje akavuga ngo ndi inshuti ye turagendana turahorana yigeze abinganirizaho nk'urugero uwo muntu ni umubeshyi, reka mpite mbigaragarizaho. Wavuze ko yambonanye na muzehe agafotora, ni umubeshyi. Kandi nimba abeshye ntago ari cyo cyonyine abeshye, ni wanga umurongo we ni ububeshyi, ahubwo azaza imbere y'Abanyarwanda babwire ngo ninde wamwishyuye, yamwishyuye angahe, ubwo ubeshyi bugamije iki? Kabiri, uwo muntu bango muzehe arabango ngo ndi kumugira kumubabaza, icyo gihe nahita mubaza ngo noneho se ko nicaranye na executive w'umurenge, kandi executive akaba ari inshuti cyane ndetse akaba ari umuntu uba hafi na hafi na muzehe, ko muzehe ari mu bavuga rikijyana mu murenge wa Byumba. Ese baraganiriye executive ambwira utuntu dutandukanye tw'abantu baba friends bagiye baganira, yibagirwa kumbwira ngo yarambwiye ngo uri kumutera gaye. Mu byukuri abantu bo muri comment n'abantu baza gukora ibiganiro batari abanyamwuga bafite urwego rw'imitekerereze ruri ku rwego ruriho nkuko twarubonye cyangwa turubona nuko turuzi bijyanye na buri wese ku giti cye, bafitemo iharabikana, bafitemo ububeshyi, bafitemo ibintu, kandi bo ntago nubwo wenda bafite ibibazo byabo by'imitekerereze, ariko hari igihe umuntu agira n'ubwenge bwo gukora amabi, ubwo bwo manza babugwije. Niyo abeshye ngo hari umwana abizi ko uwo mwana yapimwa, abizi neza yuko nta kuri kwabyo na guto kurimo, we abavuga ngo Mutabazi uwantumye wanyishyuye, wicyo yifuza nuko Mutabazi aza tugasubirikanya. Harya bavuze ko ari umwana umwe, wasanga bamaze kuma nk'ifamu y'abana we never know, cyangwa se muri bose ntawe wemera. Umva nkubwire, nakubwiye ngo namwe abanyamakuru mwagaragaje urwego rwanyu kubera ko nta numwe muri iyi nkuru nzima uvuze ngo muzehe Mutabazi aravuga ibi, washaka ikintu runaka, ntago waza gutyo gusa, ariko biravugwa iremeye. Mu gihe muri tanyakazi k'abanyamakuru nako kwanariza, twebwe tuvuga ibyo twumvishe, mwebwe mugakora analize zabyo, ukajya kureba ngo nibiri muri comment iyo bifite source. None se nk'urugero mfasha abantu 10 cyangwa nka creating amakonti 10 muri comment ikiganiro wakoze nkandikamo ibintu 10, nkazagaruka anje kubikwaza ngo nibiravugwa. Ibyo nane n'amakanuni n'amategeko ntafite aho nabikuye, igihe mfite aho nabikuye ngiye nshinzwe kubitangaza, ahubwo gukora analize zabyo babitira technique. Donc kuza umuntu agashyiramo muri comment ibintu nka 700 kandi byose ari we hoteli wabyo, akagaruka kaza ngo muri comment ngo byagaragaye ko, ariko izo comment ni nawe hoteli wazo, kuko atake nakorewe na atake ziri politike. Ntago zabaye atake nk'izo bataka umupasiteri wenda usanzwe, ntago zabaye atake bakorera umuntu w'umucelebrity usanzwe. So none nkavuga rero ngo ibi bintu birimo ibibeshyo n'ibinyoma n'ibihimbano, kuko bavuga ngo Mutabazi ni kateye, ntago ari nk'umuhanzi umwe ntavuze kugira ngo izina rye ritaza kumurakaza, ariko atuye ari Nyamata. Iyo umukomojeho umugabo we ahitaza akajya kuri Liberty waduhombeje kuri miliyoni 200 akakurega ikiba kikabira, ko bazi ko Mutabazi we akore kukitwikira, ariko bakarenga n'imirongo batagomba kurenga. Nakabaye ndeka abantu bagomeza bagatwika, ariko ko wenda mbona abantu barenga imirongo, kandi akaba n'ibintu ngomba guha umucyo. Wenda ndavuga ni mbere yuko ngenda nanone mbere, kuko Mutabazi nshobora kumara umwaka ntaje muri media kandi abantu bakirira ku izina rya Mutabazi. Ni ubuntu bw'Imana niyo yabikoze, n'impamvu yabikoze niyibizi. So ariko hari imirongo abantu batagomba kurenga, cyane cyane igihe bazi ko ibyo bavuga bitari ukuri. Noneho rero ibi bintu birimo ibinyoma, ubikora bavuga ngo Mutabazi naza agasubirikanya, turajya kuri forensic laboratory, undi nawe akakora ikindi kiganiro kikagira 100. Mutabazi akaza akitakuma, wa muntu wamutumye wamwishyuye nimba ari miliyoni nimba ari 2, we yageze kuri tageti ye. Donc kuba abantu barahimbye rero ntago byari kubusa, bo baravuga ngo Mutabazi turashaka kumubona ari masubirikanya hasi hejuru n'abantu, turaba dufasha urwego rwe turumanuye turushyize ku rwego
abakomediye n'abayutuberi n'abandi bantu bari aho ngaho basanzwe. Ubikora ko atuye mu isi ya politike ntago ko nsuzugwa abakora iyo myuga, ahubwo nuvuga ngo azaba kubrandinze nk'umuntu udafite ijambo n'umwanya mu isi ya politike. Kuko tubigizanye ukuri, iyo ibivugwa nanjye buri nkaza kuri buri ka YouTube nza nibarangura byari kuba bingaragaje nk'umuntu udakwiye umwanya wari wose wakiyobozi na politike. Kubera iki? Wazagenda hari ukavugira igihugu bakwataka muri comment ugasara ugasizora ukajya ku ma media atandukanye ibintu bigakomera. So mu by'ukuri rero ndabashimira ko mwampaye amanota mu ruhando rwa politike, kubera ko byagaragaye yuko reputation ya Mutabazi ari urutare rutanyeganyezwa n'amagambo n'udukomenti n'abahimba n'ibindi bitandukanye. Ahubwo mwatumye hari unuzanye inkuru y'ukuri yafatwa nk'ibihuha. Mutabareka kubeshya no guhimba bafashe ibinyoma babikira byinshi kuri platform kugeraho bituma n'uwazana icyitwa ukuri cyafatwa nk'igihimbano, cyafatwa nk'iharabika, kandi byo sinzi y'abantu bari gushaka views abantu bagera bakarengera, kandi sinifuza kuzabona abatwitsi twabanye igihe kirekire kandi nimba afite n'iryo zina nuko bariho nuko muriho, ariko nanone kubona byagiye hariya mu rubanza avoka ari kuvuga uku, umunyamakuru yagiye gushyira abavoka babiri nashyizeho babiri, turi kuri bland of fair quand même. Mutabazi mfite kuba navuga havuga umuntu tukiranda umwanya tukubaze kagira ibyo ndeba nkavuga ngo ibi ngibi niyo nabigira amakuru mu gihe ntayafite ibimenyetso nk'ibyo ribu ishingira igiye gushinja umuntu ijya kumujyana mu bushinjacyaha. Mutabareka tukubaze mu bushinjacyaha no ku mucamanza. Ntabwo wabijyana muri media kuko ni private life, biramutesha agaciro kandi si ibintu biri verifiable ku buryo wabijyana hariya muri public. Ariko wenda nimba uje kwataka igitekerezo cya ntuzo, nk'urugero wenda nk'umuntu wavuze nk'Umutabazi ibyo wavuze wenda washaka gusaba president, icyo cyo watatsa ide ndahari nanjye kugira ngo nze ngaragaze figure de style ya sarcasme navugiyemo. Ariko nujya muri bya bintu ngo namatorango n'ibindi ngo nabiriya antuka uwabikoze agenda bitekerezaho aryamye uyu munsi yitonze narangiza yigaye, cyangwa se nananirwa kwigaya. Hari igihe azahurira imbere n'ukuboko kw'amategeko cyangwa se n'ukundi kuboko kundi, kuko hari ikintu abantu muri yisaga bibagiye ko ndi intumwa, nibibagiye ko nahamagawe n'Imana. Ako kantu rero reka tukubaze Masho Mampara avuze ngo umukobwa yumutega iminsi, reka tubitega iminsi tubirebe. Tubwira ko ushobora kujyana abanyamakuru mu nkiko mu gihe bagukoze inkuru, ntibyaba ari ukudutera ubwoba kugira ngo tukugendere kure? Ni ukugira ngo ahubwo inkuru zose mudafitiye ibimenyetso mujye mubanza musome itegeko nshinga n'andi mategeko, murebe ko muhagaze imbere yabambaye ikanzu z'imikara n'akantu k'umweru hano gutya ko mwaba rwose ingingo zanyu zifite ireme kandi zifatika cyane ko gutyo, kandi nawe bibasira abandi bantu cyane. Ese tukibaza wowe hagize abakujyana mu nkiko, hari abo wita ibigoryi abandi amahene, wowe hagize abakujyana mu nkiko ubu ngubu wowe amafaranga watanga reka tubivuge gutyo yaba makeya? Reka mvuge muri ubu buryo. Iyo mvuze ko habaho ibigoryi nuko ijambo ibigoryi sinjye rihimbye mu Kinyarwanda, ariko narihimbye ariko ni igitutsi. Oya ibigoryi narahimbye. Itegeko rihana umuntu watutsuri. Itegeko ryitwa ijambo ryitwa ikigoryi. Uvuga kurusha umuntu ubwenge kandi ijambo ryitwa ikigoryi ntago Mutabazi yarihimbye. Kabiri, ntago bivuze yuko nta bigoryi dutunze mu Rwanda, kuko nta n'umuryango buri kigoryi, uwo mugani sinawuhimbye. Gatatu, ntago nigeze mvuga ngo iri zina runaka uyu muntu ni ikigoryi. Ubwo rero nimba naravuze ibigondamye imihoro igahita yumva birayicyajije cyangwa se birayigondamishije, mu by'ukuri uwo navuze ko hariho ibigoryi bimpagurukira, kuko umuntu umwe hari n'umuyobozi wacu nanze kumuvuga kugira ngo atagira ugira ngo namuzanye mu kibazo nk'icyo ngicyo. Yaravuze ngo iyo umuntu ashaka batuma guhungabanya u Rwanda ngo nta nubwo atuma abantu bazima ngatuma ibigoryi. Si iryo jambo rero ntago ari nge muntu wa mbere uvuze ijambo ikigoryi. Ntago nimba nanjye mvuze ndabona uwashatse kundwanya mu buryo bwa gipolitiki yarashatse ibigoryi ntumaho kame. Ntago ari ubwa mbere ibigoryi bitumwe ku bantu b'abagabo, nta nubwo ari ubwa nyuma abantu bashatse kugira uwo barwanya bakamutumaho ibigoryi.
na Museveni aherutse kuvuga ngo the West think that maybe we are idiots, ngo manza abazungu batekereza ko twahindutse ibigori. Ijambo ibigori rero ribaho, nimba hari umuntu rero navuze ko hari ibigori bantumyeho akumva ari kimwe muri byo, ubwo nicyo kandi ajye aba fieri yuko ari cyo. Oya Mutabazi ni fieri y'icyo ndicyo nabajya aba fieri yuko ari cyo. Urubanza rwa Prince Kid umunyamakuru Sinzagaruka yarutse kuvuga ngo kuri urubanza rwa Prince Kid rurimo abantu bakomeye cyane gushaka gufasha Prince Kid. Nubwo akavura kaje reka nihute muri uburyo. Icyambere umwambaro ni kote ry'ubusesenguzi nabaye ryiyambuye, ariko nongeye kuryitizaho kidogo kugira ngo ntaba tenguha. Ntago nabihakana kandi sinanabyemeza, kubera yuko hari ukuntu igihugu kirindwa n'umutekano w'igihugu hari ukuntu urindwa. Iyo hari ibintu biri muri aferi ya Rusesabagina, ubwo ndivuga abahungabanya sécurité nationale, bakabona bagomba kubitoza ariko bimwe na bimwe ntibabibwire public, izo nzego zifata umwanzuro, zifata decision zivuga ngo ibi ngibi ntago turashyira muri public, byagaragaza igihugu nabi, byatera abantu ubwoba muri rubanda n'ibindi nk'ibyo. Ikintu cya mbere Einstein yaravuze ngo it is the mark of an intelligent man to entertain an idea without accepting it. Ngo biba bigaragaje yuko ngo this is the mark of an educated man. Umuntu wize ikintu kimuranga, ukoresha igitekerezo cyawe kandi ntemenyanya nacyo ariko nkakitiza kugira ngo narigimante ingingo yanjye. Bivuze iki? Reka nitiza bavuga yuko harimo abakomeye bakoreye abana ibintu runaka. Icyambere mbanza kuvuga nuko mu busesenguzi bwanjye nigeze gukora ahantu kuri Max, nanjye nakomoje hari ariko sinerura cyane, ndavuga nti ariko umuntu yabaga Miss agahita ajya Dubai, yaba Miss agahita ajya Nigeria. Ibyo bintu ndumva ari nge muntu wa mbere, kuko nimba navuze ko ari nge uhagarariye abasesenguzi nuko ari nge uhagarariye abasesenguzi. Kuva rero wenda ngiye gusohoka muri icyo kibuga mwihangane, hazaza abandi wenda nabo batera ikirenge mu cya Mutabazi. Ariko icyo nshaka kuvuga nsoza n'iki ngiki, icyo nshaka kuvuga nsoza n'iki kivuga ngo uyu musesenguzi yemerwa, umuhanuzi yemerwa ariko bisohoye. Umusesenguzi yemerwa ariko avuze ikintu bikazagaragara yuko cya kintu yari yarebyeyo. So byukuri rero ibyo nanshushe nubivuga ndavuga ariko nanone biramutse ibyo bintu nsesengura cyangwa se nkimanga bibaye impamo, ntabwo inzego zabigira public. Kabiri icyo gihe kuri iyo Max navuze ngo nabari guhunga baba manager nibagaruke mu gihugu nta mwenda kuba ngewe ijisho ry'umuntu usesengura isi ya politiki ndiko yo kujya kuri hotel kwa biramutse bihari. Umusesenguzi hari igihe wanariza ibiri muri public, hari igihe wanariza imvugo y'abavuze none abantu bagakira ko ari byo utekereza, hari igihe wanariza mentality y'abayoboye abantu bagakira ko ari byo utekereza. Hiyo nanarije nkavuga ni okay, mu mboni yanjye ndasaba yuko uyu muntu asubikirwa, ariko nanone ndi kubona yuko atazajyamo. So abari umusesenguzi uri kuvuga mba ndi kwanariza ibiri mu mitwe y'abantu. So ahangaha kuri Prince Kid navuga ngo nitije biramutse byarabaye ku bana bato kuriye, ese hari wakifuje ko ibyo bintu byose bijya mu rukiko? Mu rukiko bazana ibyabaye byose bakagerekaho n'ibihimbano, ntacyo basigaye, kuko umuntu aravuga akavuga n'akasongoyeho. Nimba rero twemera yuko abana bagomba kubungabungwa, nidufata icyo ngicyo ko niyo version officielle, ariko nitujya kuri televuga ngo harimo abantu bari gukingirwa ikibaba, byagora kugira ngo bitangire ibimenyetso kandi uwashaka kubikwatakiramo yakubura. Rero kugira ngo hatazagira umunyamakuru n'undi musesenguzi ugaragara mu y'abagabo, abantu nibirinde kujya muri uwo one ntacyo wakungura Abanyarwanda. Nujya kubivuga agerageza avuga ngo biramutse bihari, ntabivuge nk'ubishimangira nk'ubihagaze. Urugero narabivuze mu musesenguzi ntabigize big deal, ariko uriya munyamakuru wabivuze ko yavuga ngo numvisha ubuhamya, none yabivuze umuntu wabihagaze hejuru bihita biba a little bit like scandal. So mu by'ukuri rero reka mvuga iki ngiki kivuga ngo hari ishu zimwe na zimwe umuntu nyamakuru w'umusesenguzi agomba kwinjiramo, yazigeramo agafata umwambaro umeze nk'uw'abayobozi b'igihugu bambara, agatekereza ubuzima bw'igihugu n'inyungu z'igihugu n'abanyagihugu mu ishusho imwe, the big picture. Ukavuga ngo reka ibi ngibi mbiziririze. Nakunze kubwira abantu bavuga ngo
nubwo wa munyamakuru mbwa kubitira mavi ufite mama wafite bashiki bawe kuki utabafata utushot video ko twatwika ukatuzana hano nuko uzi ngo hari ibintu no mu muco wa Kinyarwanda bitabaho rero hari ibintu ugomba kureba kuvuga ngo nubwo mfite amakuru nubwo naba mvuga ko mfite ukuri cyane cyane ko noneho nta n'ibimenyetso ukabuzi na version officielle yariyo hari ibintu bugomba kwirindamo no kwigengesera ndumva aricyo navuga dusoza ngiye icyo ibibazo bibiri na nimfite uremera ko watakaje reputation izigokomozaho uremera ko ikiza hayo nigeze ntakaza cyatakaye niba cyatakaye ufite izenga reka ngusubize muri ubu buryo reka mbisubize muri ubu buryo ikizere nari mfitwe n'ingegera cyaragiye ariko nta nicyo nari nkeneye ikizere nari mfitwe n'abagabo nyabagabo ndacyagifite ndacyavugana nabo ndacyacatinga nabo ndacyaganira nabo bakabwa komera ntawe bitabaho so icya kabiri izo ko muzavuga ko umusaza ameze neza afite amafaranga arabibaza icyo atakwishyurira ubundi nubuhe butumwe uyu munsi wasoza ugenera abantu wabuze abagabo bangaye bafite amadeni ya miliyari muri iki gihugu bakeya harabuze ariko nta base bagira se urakoze oya kuki utigeze ujya kubabaza ngo ba papa banyu uko batabishyuriye you know this and that no Mutabazi afite imyaka 55 n'abana batatu nimba ushaka kuzana muco wa Kinyarwanda ko umuntu wese ukoze business akagira challenge agomba kwirukira kwa papa we for the information yari amafaranga ya populaire miliyoni 12 yishyuye arambwira ati n'ubu mugabo uzayansubiza ariko ntago yampaye kuko nge namuze tubana nk'abagabo umugabo ku wundi mugabo nkuko mfite ibitekerezo bimwe na bimwe atemeranya nabyo nkagira nawe ibye bimwe na bimwe ntemeranya nabyo ariko tukubana nk'abagabo so mu byukuri rero ndumva nabangusubije hari neza ubitekereza muri uwo murongo nawe nutanyifuriza ibyiza abazamurizo buri version yose abantu bazamura mba nzuyizamuye nicyo ashaka kunyifuriza cyase kurwanya wenda abona kiri kuza muri sense ndimo wati kugira ngo nyihagarike ndaca muri uyu murongo uwo ngo wavuze gutyo avindimwe n'uwanditse n'uwakoze inkuru ivuga ngo mfite inzu ngo ndi kubaka y'agatangaza nko gushaka kugaragaza ngo Mutabazi yashatse kudufenta nayo mafaranga aramutse abonetse hagize n'ababigiramo uruhare mumenye ko ari umuntu usanzwe uyafite uri kubaka amazu y'agatangaza ahubwo azafata ayo ngaya yongere kwera ayo mazu cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibyo rero birababaje ababikoze bakwiye gusaba imbabazi Abanyarwanda cyangwa se byamara izo nkuru hakagira abanyamakuru b'umwuga bagenda bakatohoza ko babeshye ariko kuko ikibindi cyo mutabikora umuntu agakora inkuru kuri Mutabazi akayikubita nawe ugakugenda ugakora inkuru kuri ngo kuri iki twasanze yarabeshye none wamara gukora iyo nkuru hakagaragara version ebyiri noneho nawe akazaza akagara imbere y'Abanyarwanda kuko nanjye Mutabazi magara nkavuga ngo ideni ndarifite by'umwana arabeshya noneho dusigare turi kwibaza ngo iyi media iyi journalisme iracyari balanced aho hantu ndabibajije abanyamakuru babitekereza ubwabo Abanyarwanda babitekereze bo ubwabo cyane ko haba hari angle de doute ishobora gutuma umuntu akemanga version z'abantu bamwe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire